waba wifuza sale nziza yo gukoreramo ubukwe, inama cyangwa ibindi birori bitandukanye, gana Inzozi Park. Ese waba wifuza ahantu wasohokera ukishimana n'abawe? Muri Inzozi Park Bar Restaurant tubakirana ubwuzu. Muri Inzozi Park kandi tubafite n'izindi serivisi zitandukanye nka decoration, sonorisation, kandi tunategurira amafunguro abahakoreye ubukwe, inama ndetse n'ibindi birori bitandukanye. Tunatanga serivisi ya food catering ahariho hose. Izo serivisi zose tuzibaha ku biciro byiza utasanga ahandi. Inzozi Park dukorera i Gahanga kuri kaburimbo hafi ya Station Mereza. Inzozi Park. Duhamagare cyangwa utwohereze WhatsApp kuri 078336 Amaze imyaka 16 yose ndi njyenyine mbana n'abana banjye bonyine. Murashaka nkora iki kugira ngo mbanezeze mwebwe rubanda? Mukunde, musabe ko dukundana bingore. Ariko mwebwe ubwanyu abasore bigire mu bamama bakuze, kuko nibo bazi gutanga urukundo, nibo bazi kwita ku bahungu. Kuna kipindi kiwa kinafika, yani sina hata chupi yenyewe imekatika. Ingero nyinshi zirahari. Hari perezida w'Ubufaransa. Komeza umurongore, ubane n'umugore wawe, umukunde nawe gukunde. Uyu munsi nibwo ndi kubona neza. What is love? Hello? Oui. Yewe nabimereye nabi hano. Sheri kubaiki? Wamba bari ukaza ko gusinza hano uri ukunda kwinginza. Ndakumva hageze ngiye kubikora. Bigenze bitubaye iki? Kurira ubaye iki? Kutari kumbwira. Ndabona ibintu byanyu ntazabishobora n'ukuri. Nyine bigenze bite mbwira abaye iki? Mishiki wawe maze aranutse ari imbere abantu bose. Nagerageje kumubwira basi twinjira mu nzu, ahita afata igikoni aramubita. Arambwira ko atanshaka. Birananiye. Naki. Nakwinginze mbabureka kurira. Sibyo? Kuko ngubu none ahangaha nta kintu na kimwe najya imbere ya mushiki wanjye mubwira rwose.
narabikubwiye ko ari kateye, narabikubwiye ko ari umuntu udashobotse, sibyo? Ndagusabye rero mbabarike kurira pe. nta kintu wamubwira yankubise njyewe. nzajya nemera ahora nkubita none abantu ubu nibwo bari bamenye ko njye ndi umugore wawe. Nta kibazo basi mbabarire ubyore njye ndaza kumuvugisha. Ndaza kumubwira rwose ntabwo azongera abe na gato. Kandi ndakwinginze. Basi njye kukunuka nta kintu bintwaye ariko kunkubita imbere y'abantu koko. Nyine njye ndaza kumwihaniza ntabwo azongera rwose. Sinzi ko nabigenza n'ukuri. Ariko nawe urabyumva ntabwo wabana n'umuntu umutongana kuko ndamutse n'ubundi mubwiye nabi cyangwa se nkamubwira nabi imbere yawe mu maso yawe kugira ngo wenda nkunde ngushimishe byarangira n'ubundi ndi guteza inzangano hagati yawe nawe. Ariko narabikubwiye ngo nk'umuntu ushaka kubaka ukeneye kuba mbabara ndakwinginze mushiki wanjye ndamuzi icishe bugufi nagukubita umwiborere nagutuka umwiborere. Nakereka kubana n'umuntu ufite amahane nta bundi buryo wabana nawe. Bisaba kugira ngo wicishe bugufi. Azamura umujinya wowe uce bugufi. Agutuke umwihorere. Byibura umuntu yagenda amuganiriza gake gake bikajya bikanashira. Ntabwo nzi ko wambwira gutyo. Erega nawe ugomba gushaka ukuntu umwigiraho inshuti. Nkubita mwihorere njyewe. Anuke mbyemere. Nkubita nabyemere. Koko akosubona akibona nako wari ukwiye no gushaka byibura n'uburyo umwigiraho inshuti. Erega nawe ugomba kubigiramo uruhare wewe. Ugomba kubigiramo uruhare mu kabishuti. Njye What do we do? Njye niwe nashatse at least wowe nkubise njye nabyihangana ariko umubwira ngo njye nihangane mushiki wawe anuke ankubite koko. Basi tubyorere njye ngiye kugenda mfata ibintu byanjye ngende. No, like wowe ikintu uri kumbwira it's impossible. How can you tell me that? Nigute wambwira gutyo njye nk'umugabo wanjye ukambwira ngo njye mushiki wawe anuke myorere ankubite ndagenda nake pasireka ngo byukuri sibyo. Ndakwinginze bino bintu mbabarira byibura ngenda bihosha birangira. Ndakwinginze nake nimba wumva ko ubwo njye nashatswe nawe mukuru mushiki wawe ari umugabo wanjye okay fine njye ndigendera ubwo ntabwo ushaka umugabo wanjye. Babarureke mvugane nawe sibyo. Kandi ndagusezeranya ko iyo magambo turi buze kuvugana ntabwo uzongera pe. Abagabo ntabwo mumenye igisebo cyo kumuntu agushatse agukunze umuryango wawe ukamuteza ntabwo mwabimenye. Birababaza njye. Njyaga ngo mtange umwana w'umunyeshuri wajya ngo ugenda ndikarumura kiwe cyangwa yanjye. Nake ndakwinginze sibyo. Urabizi neza ko ngukunda pe kandi urabizi ko namaze gufata umwanzuro. Ese ubundi impeta wayishyize yayinkuyemo. ese wakomeje kurakara ntabwo ushaka guseka ngo wishimire gake. byararangiye ntabwo ngikurakare hasanze harimo n'ubwana. Tekereza ko ari ubwana ariko ntabwo ari ubwana. Umuntu ahatirije cyane haba hari impamvu. Yongeye naje gusanga nyine impamvu hatiriza ari uko ukiri mutoya. Abantu batoya barahatiriza baba bumva batakemera gutsinda. Erega impamvu ya byose iri muri twe ntabwo impamvu ari uko ari uguhatiriza kuko ndi umwana.
ni muri twe njye nawe bibaye nyine hari ibyo dusabwa tubikora nk'uko tubisabwa nta ntabwo ntacizamo ariko ikibazo kubona umuntu wawe wishimye gutyo useka ntabwo kugira ngo umuntu yishime cyangwa kugira aseka ari uko aba ari mu rukundo ariko umuntu aseka kuko ari ngombwa nende kubwira ntabwo ari ukwenda ngo uri mu rukundo kuko urukundo hazamo kwishima no kubabara nende kubwira umuntu nkawe useka nyine gutyo usa gutyo undi utagukunda ubundi niyo yaba ari umwana kureka mbyemerera umwana wenda undi utagukunda mbega uri mwiza byibuze se ujya wireba mu kirahure ngo urebe ukuntu uri mwiza unagaragara cyakora wakujyana mu ishuri ryo gutera imitongo yamenya watsinda hatubuzemo na rimwe ntabwo ari uko habura muri rimwe cyangwa wanatsindwa ibindi bisaba connection ushobora kuba duhuje amaraso njye nawe ntawamenya gusa hari ikintu kimwe ugomba kumenya Bruno iyo umuntu ari umukoresha wawe ubwo ndabizi ugiye kumbwira ngo ujye wibuka ko mukoresha nawe ukajya umenyera utuntu nk'utwo naratumenyereye oya ahubwo nari kugira ngo ubwire ngo iyo umuntu ari umukoresha wawe hakabaho ikintu nk'icyo ngicyo abantu bo hanze bari inyuma y'akazi kabo batekereza ko yagufatiranye yitwaje akazi ko yitwaje ko yaba yaraguhaye akazi nta muntu ushobora kwakira cyangwa kumva ko koko urwo rukundo rwabayeho rwaje nk'uko abandi bose rwaza noneho byajya gupfa rero byagera kuri wowe ukareba imyaka ufite bazajya bavuga ngo Karine yafatiranye umwana w'abandi sinzi impamvu abantu bose 70% wenda hari abantu bafite imyumvire itari y'abo bantu bafite imyumvire n'iyanjye mwese mukunda gutekereza ku bintu biri hirya bidafite icyo bikumariye kandi bifite ibyo kumariye muri kumwe Mana yo mu ijosi ugeze igihe unyambika ubusa nta soni wowe uratinyuka ugafata umwana w'umukobwa nk'uru ukamutuka ukamubwira nabi ukanamukubita uratinyuka ugafata umugore wanjye ukamukubita nta soni ufite uriya n'umwana w'imyaka 5 ufata umuntu ugahana nk'uhana umwana uri kumbwira ngo iki akubeti urashaka ko bigenda bite koko namukubise cyangwa yankubise dore mbese Jeff izina ry'Imana mugore yanutse yanyandagaje yampeneye akajya agira gutyo ngo imbere yanjye ankubita kari agasumari k'ikibuno ngo nagize ne reka nkubwire Betty nkubwize ukuri kw'Imana ndakwiyamye nongere ngo ndakwiyamye kandi nkwiyamye bwa mbere n'ubwa nyuma niba udashaka kuzabona musaza wawe witondaga yarakaye ndakwiyamye Imana yanjye ibintu ndabigira ni koko noneho ndakora igihugu nta soni uratinyuka ugafata umuntu mukuru ukamukubita nk'umwana Jeff gusa bose nkoresha iriya jwi ubuze kuko nawe wabyemye ese yabikubwiye asubundi Betty wambabariye niba udashaka koko ko ibi bintu bikomeza kuba intambara muri uru rugo byibura ukaduha umwanya ukagenda njye namuhungiye mu nzu ndi kwirukanka ngo hamagara nze ko waba uryamye amaze kuntuka amagambo yambwiye ntabwo nayasubira Betty mbabarira ntuzongere kundirira mu maso yewe kuko ufite ubugome buteye ubwoba urabeke wanyumvise wakumvise ko ufite dayimoni muri iyi nzu ako nk'ubwo nk'iyo wifata ukabeshyira umuntu warangiza ukanarira uba wumva utekereza iki koko uzi ko uri umugome Betty uzi ko uri umugome kuko mubi iki nicyo narindiriye ni iki ngiki mama yansigiye ngo nkube hafi kwari kugira ngo ngendera nanuzane n'amashitani muri iyi nzu yambwiye ngo azampina ngo nzasigara nkambakamba hasi ngo nzajya mwaza ibirenge
none ngo namukubise koko namuhungiye mu nzu ngiye nkaza ngafungura urujya akenda kurumena ashaka kumena umutwe. ako umuntu utazi kuvuga koko uhora yicecekeye igihe cyose. Izina ry'Imana avuga nk'inzogera. Uriya mugore ni dayimoni wamuzanye ahangaha ubundi akanshinja muzana ahangaha binshinje mbibone. Shaka kanyuze uhinduka koko Mana yanjye koko uyu murozi kw'akazi mwogagira Imana mwibindabigirane. Ako se ubu ngiye gusara mu minsi ngari koko. Jeff ni wowe kunkora ibi bintu. Urakoze Jeff. Reba uriya mugore wawe ibintu yawe. Niba ushaka ko njye nawe rwambikana noneho basi uzanyicaye cyangwa nkubitire imbere yabibone kugira ngo yishime. Njye ngo namugize ngo namukubise. Yanyirukankanye ibintu wari twari tubimenaguye. Muhunga ngo hamagara. Ndikumva nagufata nkagushwanyaguza. Uravuga ayo magambo kana gutyo. Watinyutse ukamukuramo impeta namwambitse mu cyubahiro cye nge mugomba nkamwambika impeta ugatinyuka ukayimukuramo. Mereza impeta yanjye kiravuga. Mana yanjye. Mereza. Yewe. Beti utarambona mereza impeta yanjye hano. Mana utabara abantu, Mana uvugira abantu ngwino mvuganira n'uguri kw'Imana. Nkakura kuri ariya majanja ngo n'intoki z'umugore wawe. Mereza impeta yanjye. Agakavuga akajya ahangaha. Beti mereza impeta yanjye. Kandi noneho mbisubiremo mereza impeta yanjye nonaha. Ariko se Mana yo mwijoro wamanuye umwuka wawe wera akamvuganira ko urampereza iyo mpeta. Cyone nukuri nta mpeta nakoze. Beti urampereza iyo mpeta. Urampereza iyo mpeta. Jeff ndabona udashaka kunyumva. Kora icyo wumva wakambye gukora. Kora icyo wumva wakambye gukora. Nkubita cyangwa unyice. Kugira ngo ushimishe wa mutendekazi winjije ahangaha. Nariza nikurunza nagusobanura ntabwo uri kugira. Kuki urimo atekereza ku bantu? Ese abantu nibo batumye ubaho? Ese abantu bakureba nibo batumye wowe ubwawe wishima? Aho ubundi Bruno mu rukundo abantu bene gukundana n'umuntu urukundo rudafite intego. Rudafite intego ni rwanda n'umuntu akundana n'undi ariko wabwira umwe muri bo wenda ati ese muzaduha fanta ryari akita kuvuga ngo nta gahunda ihari. Kandi mu by'ukuri babiri bukabona barakunda. Kaba n'urundi rukundo ruba rugamije kubaka. Ubundi wakubaza ngo Karen umukunda uruhe rukundo muri izo wavuga ko umukunda uruhe? Mbere na mbere ese habanje kubaho gukunda? Ese wakira urukundo baguha? Njyewe nunyemerera ibindi byo kuba ngo urukundo rumeze gute uzabimbaze nyuma. Kuko urukundo nshaka ko dukundana ni urukundo rwo kubana njye nawe tukabyara tukorora. Ariko reba njye nawe si kuki uhita undeba gutyo? Rega Bruno urarengera. Mpamvu ndajyana ko mukunda. Ariko nyine icyo nakubwiraga reba njye nawe twabyaye tukabyara umwana ukuntu yabasa. Urihuta cyane. Turemererwa urukundo wese unapanga ko watwise wateye inda nzagutya kuki kandi umuntu utekereza ko wenda twakundanye ariko n'undi bizaba ko ntawe mfite obsede. Okay, yo kwemera ko dukundana iyo ndayumva kandi tukanabana se byo hari bivuze ndayumva. Iya mbere kwemera ko dukundana. Niba wumva ubizi rero tumva n'impamvu kwita. Okay, ngambwira iya mbere. Bruno niba ushaka ko njye nawe dukundana urahitamo kureka akazi njye nawe tugakundana cyangwa se kwibagirwa ko nkunda ugakora akazi kakuzanye.
so uhisemo kunshanga aho ngaho sibyo ariko igihari ni iki ngiki nakubwiye ko buri kimwe cyose nakemera kugihara kubera urukundo niba ari kubitekereza nabyo nabikora gusa nyine menya ko ngukunda ahubwo ntakabaye ndeka akazi ubwo nakabaye ngakora cyane mu gihe njye nawe turakundana ntago Karine ureba yakundana n'umukozi we urahitamo kutitwa umukozi wanjye aho witwa umukunzi aho nashaka kugera ntidukundana njye nawe nzaba nakiri umukozi ahubwo nzaba umwunganizi ahubwo banza utekereze neza wifuka ubu byibura ntabwo wambara byibura ukanyumva ukananyubaha bwarimo ntakiya n'iki kintu yagutwaye gituma uhora umubangamira buri gihe koko amagambo yashize ivuga umva ntacyo kuvuga nta nicyo narenzaho uretse ko umugisha utondagira amantoza nyine se nuko byarangiye nyine ngomba gutuza nabigenza neza aho kujya nkubitwa buri munsi nzira ndatuje pe mumbabarire mu micumbi ariko si ubwo nta n'isoni ugira koko urakomeza ukavuga ngo wakubiswe mu micumbi ndakubitwa n'umugore nkubitwe n'umugabo aho kujya afite nimucumbikire ndiyo bwana mabja sorry samahani ariko ndebera ku izina ry'Imana uyu munsi yisaki ubona ahangaha yikunkumuye ukabona uburyo irimo inkuba uburyo imizinga yavuyemo imyibano uzabibona uzangarukira kandi ntaho nzajya ndaha nanjye ndategereje mumfate mungire iturusho yanyu munkoropeshe mu nkamure umwe akamura nagire mugenzi wundi yanike ndi hano ariko si ubwo uciye bugufi ukabana n'umuntu wawe kandi nahaciye kandagiraho mabuja kandagira kugira ngo umugabo wabone ko naguciriye bugufi mbazanira amazi yo kunywa muzana umwenda njye kubafurira hari guca bugufi kurenza uko nguko naciye bugufi pe nemeye amababa nanyagiwe basi niba ari ikintu nagukoreye basi basi ari ukuntu ngaragara ari ukubera ko nafite amafaranga nk'ayo mufite ntabwo mbabarira ubugeni ari ingeso beti amaso abera koko rukwinginze umubare n'amarira araje se koko basi mbabarira nzakora ibyo ushaka kugeza kunkora ariko umusaza we ndamukunda n'umutima wanjye wose ariko beti urabona ukuntu kumwiyongera kurira koko ibi byose ntabwo biri kuva mu magambo yawe mbabarira ufate agatoki kawe kuko n'ubundi ibyo wakoze birenze ibyo ngiye kukubwira ugiye gukora mbabarira ufate agatoki ukoze kuri aya marira ye urigate wumve ko atabura mu gihe amarira ari mu munyu kozaho agatoki urigate wumve aya marira ari kuva muri uyu mutwe ibintu birimo aya marira aragenda basi mfukamire nkora iki mfukamire kugira ngo umenye ko my love yiborere ngenda musaba imbabazi sibyo ndakwinginze ndakwinginze musaza wanjye ndamukunda cyane niba wari ufite amaso ahinguranye ngo urebe mu maso h'iyi shitani ruje rwaka
umva si cyo wikururiye do ngaho basi tuve mu magambo mpereza impeta yanjye mbabarira rwose umpereza iyo mpeta ujye umusubiza yongera yambaye naho kubana tuzabana mu miguruko nta kibazo icyo nkwisabye icisha bugufi imbere y'umugore nakubwira nabo uzamwihorera nagukubita uzamwihorera maze nawe niwumva warambiwe uzaduha amahoro. ariko siko mbibonye ko bijya hari abantu barengana akaba atabona uko yisobanura kandi ari kurengana koko ari ibintu akira ngiyo tuvugishije ukuri umva wagacurama waruvuwe uko impeta nafashe ikiganza cyanjye kira ku cyawe gukuramo impeta koko vugisha ukuri imbere y'umugabo we nguyu uko musaza wanjye Beti niba udashaka uzongera kumbona narakaye ntuzongere gutinyuka ngo utukire raka imbere yanjye mu maso yanjye mbitayishimye mpereza impeta yanjye kiravuba vuba wiki telefone cyawe nakibyagiza nkagikubita hasi uvuze ngo mpereza impeta yanjye reka nkubwize ukuri ikibazo cyawe umuntu arakwigisha kumufata nicyo kibazo nyine wowe jya woroshya ijwi sibyo wumve sibyo manunezeza imitima yacu subiramo manunezeza imitima yacu ngo twibutse imirimo myiza wakoze ngo twibutse imirimo myiza wakoze ngo cyakora nyine kamubwira aka kandi twumvaga muri radiyo habana sibuka ko kanyagaho ku bandi abana bari kukabyina sizo biriya bintu wumva birimo yesu kubana umushaka iherero wowe yiririmbe basi yewe twe twikweka uyu nyine ari kumwigisha ngiye kuririmba rero nawe uraza gusubiramo noneho nanjye ngiye kwicara numve neza n'ibinanira urakomeza ukaririmba manunezeza imitima yacu twibutse imirimo myiza wakoze umunezero dufite none n'umwami udukumbuje uw'ijuru komeza manura imana manura imana uri imana manura imana uri imana manura na papa uri imana manura na mama uri imana manura imana uri imana manura imana manura imana uri imana uri imana uri imana manura na papa manura na mama sigayemo ntuburira gute ni imidirimo nsanzwe kuririmba burasiri iriya ese mumise muntuburira mujya mu bindi bintu urayumvishe nta kibazo dako ntacyo itaduha segeye nakaza kukuririmbira ndirimba reka nzakujyana no muri studio ukora indirimbo numvisha ufite ijwi ryiza neza nk'iry'umumarayika nashaka bose bose arakabije ndagerageza impano yo gusetsa impano yo kuririmba nzaba develope ngewe noneho nzi no kubyina wowe uzi no kubyina bo impano yo kubyina impano yo kuririmba uzajya ukora indirimbo mbyinire ngaha reka nkuririmbire
none unejeje imitima yacu twibutse imirimo myiza wakoze n'umunezero dufite none n'umwami udukumbuje uw'ijuru. Hahirwa ufite isezerano ry'Imana ihoraho. Bose nawe ngaho ndakomeza na kakanya marimo hahirwa. Bose nawe ngaho ihani mwakire byoroshye utuntu duke tubona aza ari mike nabaguriye imyenda kandi ndabizi neza ko muri buzi kubikunda ni yawe mwese bose kweri icyo watugurira imyenda umva nk'ikibazo wumvajije ko ese ni uko wabonye twambara ibyacitse n'impano cyabo oya ntakwiye ni kubera ko nyine ndabakunda muri abana beza kandi nyine narebye mbona nta yindi mpano numva nabaha uretse kubagurira imyenda umunsi wundi reka mubaze bose nyine wihangane kubera iki nyine utugirira neza ni ukubera iki ni ukubera ko nanjye imana ingirira neza bose njyewe banone wumijwe n'iki dukunda kugenda mu muhanda nyine ariko tumubona abantu benshi bakize gusa benshi nta mutima mwiza baba bafite mute erega buriya nabo ari abakire ureba naho umutima wo gufasha baba bawufite ahubwo inshingano z'abantu ziba ari nyinshi erega buriya murababaye yego ariko mwibuke ko atari mwebwe mwenyine hari n'abandi hirya no hino baba babaye rero kuba ngiye naza nagufasha ntukajya utekereza yuko na wa mukire mwahuye mu nzira atigeze agufasha hari abandi nabo bari gufasha oya turabibona kuba mbivuze si uko mvuze ko batadufasha cyangwa nyine yawewe yashyirwa wanga abakire oya nakumvisha ajya uhura n'umuntu wabona uburyo nyine muhuranye cyangwa akubwiye ukatumva ko atari umuntu mwiza nanjye gusa nyine njye n'ubu mba nibaza nimba ari udukunda nimba ari ukubera turi abakene utaba wadusuzugura nyine bose turi abakene ibintu byose ugenda uduha burangiye mba mbibara byose ndabibara nushaka nyine ujye ugabanya uduhe bikeya kubera ko ntabwo dufite amafaranga menshi yo kuzakwishyura ibyo reka twe kuvugaho ibintu byinshi sibyo cyane ko rwose mu magambo numva nshaka kuzajya nganira namwe njye numva mushima wo kugaya sibyo ntabwo ari ibi byonyine rero ahubwo mugende murebemo imyenda myiza mushaka yose ni myiza ariko muhitemo iyo mwebwe mushaka mbasohokanye nshaka kubajyana ahantu bakugurira igifata kinini urumva habagurira igikoko mukakivovora koko sha ndagitikura ndagitikura namugende mwambara twambare bose katugire twambare turebe ngwino